Anastase asenyewe n'umugore w'igisenyi bajyanye ku mazi igisenyi babayo akabeshya umugore we Josine amubeshya ngo ari Bugande kandi yiryamiye mu mazi yiryamiye muri rogi ku kimwe nyuma yuko ashatse se ariko bitibya ariko subiti oya tuye tubwizanye ukuri ariko Bobo baza ubese oya ariko we ntabwo nzemera ko polisi twirwanye na Bobo burya nuko byamugiye yo mama ntabwo ubuhamya bwa Bobo ntabwo nzi mama toto niyo mpamvu Anastase pasi buretse iyo mana ya Bishop Anastase irambagiza umugore ku kibuye ikarambagiza umugore nzakurongora Imana yavuze nkurongore Imana yavuze ngo ndongore umunyagisenyi Imana yavuze ndongore umunyakicukiro Imana yavuze ndongore w'igikondo Imana yavuze ndongore muri Amerika Imana yavuze ngo ndongore muri Canada Imana yavuze ngo arongore muri Tanzania Imana yavuze ngo arongora abagore b'Uganda batagira umubare urusenyo rwose ageze mu Bugande aratereta akaranda mu marogi nabo ntabwo Anastase kuba hano mu Rwanda mahakubuye hanyuma ikindi kandi Anastase waje kuri kamera hagutuma inyamasheke hakubwira umuntu ujya kundebera inyamasheke uwo ninditse kandi Anastase ni ko nawe mufite w'inyamasheke hanyuma rosasa kurikirana umwandiko mukurikiranye umwandiko ahantu tugeze ko muri Canada tuvuye kuri nawo Amerika tugeze wa Canada hanyuma rosasa kagira inkuru pastor none oya watumye bakuntumyeho kanange mbahuza wavuze ko Anastase yavuze ko namutwaye umugore hanyuma ubwo buretse se turaje buretse ze nkubitira ikiyo mahakubuye hanyuma ikindi kandi Anastase waje kuri kamera hagutuma inyamasheke shari niyansenyeye kandi urugo Claude yinjiyemo ntabwo rwaba urugo oya urugo Claude yinjiyemo ntabwo bishoboka n'amatoro yagiye yazamaguzwa bimaze iminsi bica mu itangazamakuru Claude n'uyu Dadi wa Uganda nuko bitagiye bikurikira adatwara imodoka atazi imodoka atazi naho bashyira kontake ntazi naho binjiza kontake atitaba arabari he numvise odivuga ngo ndatwaye atwara atazi naho binjiza kontake mu modoka na moto nazi ko bayisunika atwaye ibiki yankojeje isoni nk'umubyeyi niyo mpamvu nanjye gahinda kandi ahubwo nareba nabi nanjye zamukubita umuvumo nk'uwarugagina sikovi Yes, ibihe byiza cyane mwese rero ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muri hose nibyo muri gukora byose bajya bavuga ngo bidahura ni imisozi niyo mpamvu bakubwira ngo bana na bose kubera ko uwo uyu munsi ufata nk'uciriritse ejo mwahura ari wowe uciriritse bisaba rero ko tubana neza tukoroherana tukababarirana kandi tukirinda gucanirana imanza ariko ikiruta byose tukabarana kandi ikindi kiza kiruta byose tugasenga kugira ngo Imana ikomeze kubitugendereza neza cyane ndi kumwe n'Ikaze TV Rwanda ujye wumva ko ugiye kumva ibintu amatwi yawe atigeze yakumva kuva wabera ho kubera ko uyu mugabo Pastor Claude niba namwita ngo ni igitabo niba nzamwita ngo ni CD niba nzamwita ngo ni flash kubera ko eka mwite ntuza external disk mwita hard disk kubera ko abitsa amakuru nayo kuri Marisa ashobora kuba yafite ariko amakuru yitwa ko ari ibintu byabaye muri gospel no mu Rwanda mu bapasteri mu bantu bavuga butumwa n'ibindi bitandukanye ayo ngayo niyo washaka aya pasteri wimitse umwami giyanga ngoma ijana araza kuyakubwira yes nizere ko rero tugiye kubana uyu munsi ibintu birakomeye cyane muri abantu bagaciro rero kutwumva mu mudutenga mu bitugu ndanezerewe kubw'uyu munsi ndanezerewe kubw'Imana data ari mu ijuru n'isi ndanezerewe kugabana abagabo bombi mushumba Yesu ashimwe n'ukuri Yesu abicyubahiro urakomeye ndashima Imana wambaye ishati nziza urakoze isaha yo ndakubwira ngo iraca impaka nakarahutaka ndi kumwe n'umuhungu w'Imana mwita Bobo Yesu ashimwe Bobo imbazwe cyane si ubwa mbere uhuye na Pastor Claude mukicana kuri kamera ngabo rero ni nabwo bwa mbere duhuye nyaguhura yes nuko yambwiye ko utamubwiraga ngo wamusabaga serivisi yayiguha akakubura musabe mubanza wikiranure n'amavuta ikiranure n'amavuta cyane n'amavuta amavuta
amavuta akandagira amateka umushumba duciye bugufi rwose murakoze nta kibazo bagiye tuva ngo turaje bikaba uvuga mwishira gahunda tukaba turaje nyine wakubutwaje ubu mwaje Pastor Claude uko wamubonaga kuri YouTube ko wenda wumvaga umuganira n'abandi ko mavugana kuri telefone wamubonye gute umugabo wundi wamubonye gute bijanye nuko yenda wamutekerezaga cyangwa se nuko wamubwirwaga ubundi kugira ngo tunikomereze uyu muzi Pastor Claude arimo aba Claude babiri hano mudukurikiye Pastor Claude kuri YouTube se ubuzima busanzwe Part 1 na Part 2 usanzwe inyuma ya kamera gute rero kuri kamera hano mbese ameze nk'uwariye amavubi ariko inyuma ya kamera ni umugabo uri hambo Nyirakimana wanyereraho ariko nanone nyine mu kunyeraho nuko yageze kuri kamera itafata andi mavuta niba kuri kamera habaye ikihe kinyobwa sumako yitwa Bobo Pastor uyu ni wa musore rero uyu mwaka watangiriye nabi ariko ndabona agiye kuwusoza neza uranzanye ubundi mu bintu aduha ko taduha ubuhamya bwa divorce divorce yawe ya Bobo yabaye iki nta mugore afite dukomeze wangu yigeze umugore ariko ubu ntawe afite dukomeze nawe yigeze ni amategeko byabaye nyine nuko ni isezerano ryapfiriye mu murenge dukomeze cyagikomere tugiye kujyaho ni icyita rusange cyagikomere ni icyita rusange nimushaka mureke mwiganirire ndabona gutaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi nubundi zaho tugiye ko n'umuntu ariyo ngingo tugiye kugarikaho dukomeze nyine dukomeze kuri nge nzabibamenyesha birimo birategurwa ariko turingira ngo tugiye mu biganiro bya divorce ibiganiro bya divorce rero na Bobo yaradivorosheje oya ntabwo arabona divorce ariko ari mu nzu ntarayibona ariko niyo nzi urayifite ato none twakora warayibonye none oya ntayo urabona Bobo dukomeze oya ariko wowe uzakora inkuru z'abandi izaho nibazigeraho ngo bakomeze tubwire ubu ukuntu byagenze natubwire nageze gutya mbura ibiganiro n'abagabo nizanye nageze gutya nibonera ibiganiro biramburana none twese kuganira ikiganiro yego yamaye ubuhamya nyine ambwira ibikomere n'ibiki byose yaciyemo nabuze ikiganiro kwa kundi ufite ikiganiro cyaraciyemo nk'amezi angahe mba nyisubijeho abantu batakikibuka bamwe na bamwe mu isaha imwe mbona kigize 5,000 ndavuga nti Imana iranyibutse nagiye kubona mbona koruye urashaka ko tugikura aka kanya cyangwa njyewe nibwirire murangira bari uza kukwitorera wari Bobo se Bobo yakinsibishije numva namwati muvyeyi nari nabuze ibiganiro ariko pasi kukimusibisha ntago ari kukimusibisha kubw'umutima mubi impamvu yari yavutse marabizi hari dege yari yavutse hagati y'abantu babiri none rero nibwira ko uyu abiri inyuma ndavuga nti se bagiye guherekesha akababara kandi kababara nisubizaho nta kibazo ubu oya buretse nzakubwira igihe uzayisubirizaho no kumugisha live ntago bayizi ntago uranyuraho reka tuzayibashye kumisha live bayumva ariko Bobo giye amakuru mfite Bobo ngo yabanye na Garase mu nzu ibare yarinjiye Garase Garase umuhanuzi kazi Garase na Efrem yarakibirinduye akicara hebe ese wacu ni muzima ese ni muhumure mugari w'amanaso yegura none urabona biriya biganiro byose abakora muri iyi minsi ntabwo ari urukundo akunze Garase ahubwo n'ifu hafite Efrem akosa ni igitanga je nta hano mudukurikiye Bobo jewe Garase twaricaye mu kiganiro none se twarabanye mu nzu nk'umugore n'umugabo ibyo ntabwo Garase mupfaniki Garase ntacyo none se nese nabanye nawe ni mubyara wawe yaguhaye buretse abanza duha amakuru yaguhaye makuru none se wowe ntubyemeye se ko mwabanye mu nzu ye Garase ntabwo twabanye zamura ikiganza cy'iburyo zamura ko kaboko ushingiye uti yewe Garase ntabwo twabanye ahubwo Garase mwarabanye
Bobo Oya, nanjye rekaza muri kigaza singikomeje aha singikomeje urakomeje genda komeje Garase ntago twabanye mu nzu ubundi muri riza na pasi abo Garase nabaye nigeze kubana na murumuna w'umugabo wa Garase ubwo nabaga iwabo w'umugabo wa Garase ubwo iryo sano zo turaryita gute urumva wabaye iwabo ngo wa Garase ariko ukabana na Garase mu nzu nose bose barabanaga mu nzu Garase ntago twabanaga mu nzu ako buryo yubakwa nyirabukwe w'umuntu majorite buryo mwamubana umva rogeye nkubwire reka twumva atari ivumbi Garase atariho ruswa Garase giye twaricanye mu kiganiro one on one kwisezerano ni face to face twarebanaga ana kwa ana twarebanaga mu Giswahili ana kwa ana bivuga ngo n'abantu barebana visa turi mu kiganiro mwana kibonye niba yagira ngo mposhe inkuru nari nimo ndamukoraho muri iyo minsi na frame yaremerera bituma rero duhura mu kiganiro agaragara ko impeta yayikuyemo yego ariko nyuma ya kamera yambwiye ati na Bobo twabanye na Bobo twasangire ku isahani imwe na Bobo muzi imwe angaburira njya nawe noneho ngaho bimuhakanye azaza afite channel yiwe atanga ibiganiro azambere vodi wisezera tuvuga mukoresha oya tureke kubanga azakorana nkohere hari umunyarwanda by'umwana umva umunyarwanda by'umwana umva se umunyarwanda by'umwana mwita vuguziga kubera yuko nuyamara yose Garase azaza ko aguhenyoko azaza yamatanga ibimenyetso arabesha wese wabanoye na Korode azaza guhekomba na kwabira Garase yahura na Korode urumva pasi Garase ashobora kuba yaragutamije urumva nabonye kugwa neza wajyanye ubu se nizihemuwe Garase waramubwiye banzara gutamije ubundi wagiye nkora inkuru iyo ntararye iyo mpaze ntabwo nkora inkuru ntabwo vibe ziba neza ngo Bakame yabonye ikintu bita inyama mu kanwa aratangira ngo mbega ukuntu uteye ngo ndeba n'icyo gikaruvata nguririmba neza ikindi kigiye kijya kurwigira ngo kigiye kuririmba yanga inkoko yakanuza Bakame yibonera inyama none rero ubwo Bakame n'ikiyone ninde yes reka mbabwire ngo iyo ni intangamarara yacu y'uyu munsi tugiye kuganira byinshi cyane ariko hari inkuru ugira ngo dushyireho umucyo mwabagabo mwe mwayivuzeho Bobo umuciyemo ataratubwira uburyo abanye na Garase barabanye ko barabanye byo barabanye mu nzu nge na Garase se mu burira umugore n'umugabo se yabaye nka rero ndetse biravugwa ko baza bose umva pasi biravugwa ko Bobo yabyutse nijoro akingura urugi rw'icyumba cya Garase nijoro Garase aryamyemo wenyine cyangwa arya ko se bite byawe aho Bobo harano namuburanira wagira ute wagira ute ni inkone umva pasi umva ngusome oya Bibiliya ivuga inkone eshatu tutari turakizi nawe ndata nkubwira yari yenda inkone y'umwana icyo cyane turakizi pasi Matayo 19 reka tuharebere Bobo turebe niba Bobo ubwo murambwira Bobo ari mu ruhe ruhande Matayo 19 Bobo waruha koko Matayo 19 wakingura gujya he yena gurabanye na Garase sawa ntacyo we yabanye nawe umva turahera ku murongo wa nidushaka duhere ku murongo wa gatanu yego ikababwira iti ureme pasi uremewe no muntu ukaguhereje nawe uremewe oyo uriya ni umwami birire umva hanyuma reka duhere ku murongo nizanye Yesu Matayo 19 duhere ku murongo wa mbere some nirukanka Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Yudaya hakurya ya Yorodani abantu benshi baramukurikira abakirizayo abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose murongo wa 4 nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko iyabaremye
mbere yaremye umugabo n'umugore. 5 ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Yego. 6 bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana. Umurongo wa 8 arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu yinangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Umurongo wa 9 ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Umurongo wa 10 abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza. Pasi ibyo jambo ryumva Nanjye ndimo nagenda ndisoma. harimo amavuta se cyangwa hari mu rusenda? si byiza. Ariko uyu mugabo uze kumubaza ukurikiza icyanditsweho pe 12 11 nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Tugiye kumva ababihawe kuko hariho ibiremba. Ibiki Pasi ibiki? Ibibobo. Oya surami ibyo Yesu yavuze. Ibibobo ibiremba. Kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda z'abanyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru ubasha. Urumva? Zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru ubasha kubyemera. Haleluya. Maze bamuzanira abana bato ngo abarambikeho ibiganza abasabire abigishwa. Twiyumvisha Ikiganiro gishaka kirangirira ahangaha twitahire. Bobo ariyumvisha kubw'ubushake wowe uri iki? kubw'Umwami. Wowe uri iki? Ndimana ku bushake kubw'Umwami. Pastor rero reka twinjiremo kugira ngo tudatinze abantu. Oya ikibazo Pasi kugira ngo n'ubundi tuze kwinjira mu ntego y'ikiganiro cyawe. Bobo urumva ko atari arabanza tubwire niba ari inkone Kwa Garase ya Kristo, niba yarakonwe n'abantu cyangwa niba yarikonye ubwe. Muri abo batatu wari iyihe nkone? Wivunika. Ngiye narikonye ku bwanjye kubw'Umwami. Matayo 19 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 9. Isubizo washakaga se? Yes, ariko warahakinguye. Oya. Rega okay dukomeze. Oya, kavuge. Oya ntabwo okay. Wenda mushaka kumva ko ari urwenya turi mu biganiro, ariko dukuri gushira mu biganiro. Ukuri nabaha mudukurikiye ntago nigeze mbana na Garase personnel. Ngiye nabanye. Kwisubiremereza. Oya nukujyanye nababyumve neza. Garase suko tutaziranye. Garase yewe si nuko nyine utamukunda. Kamwe twakoranye umurimo w'Imana. Uramukunda? Garase twakoranye umurimo w'Imana mu cyumba muri groupe ya mbere. Garase uramukunda se? Urumva twarasenganye. Garase nabaye iwabo ubwo ni kwa nyirabukwe. Ku mugabo wa kangahe? Ntago nzi umubare. Nyine nuwo nzi. Uwuzi? Ntago ngiye kubarura ngo nuwa kangahe ntago mbizi. Azajya kubashaka yaramamagaye. Oya ijambo Pasi erega tutagize ko dufite byinshi twenda kujyamo ndabizi. Watubwiye ingingo za Bobo yabanye na Garase ntibabanye na Garase. Ibintu ni bibiri. Ntabwo twabanye. Okay. Tuzabimenya ubutaha. Aho pirurengeye ntuzarengurirwa. Hano hari cano zigera murenye. Ufite ibibazo wamuhuguwe. Bobo ufite ibibazo. Nanjye ndahari nta mutima ndwaye. Sawa nanjye ntawe rwaye. Sawa. Kuvuga no gutaruka rero ngo wavuga y'inzuki ntiyarya ubuki. Bwazo. Wavuga ibya divorce ntabwo yazigera ashaka. Yego. Ni ukuri kwa muntu. Abigishwa nabumvishe ko babaje Yesu bati niba ari uko bimeze by'umugabo n'umugore noneho gushaka si byiza. Si byiza. Ni byiza sha. Akantu gushaka ni byiza. Wayibonye nimba?
ni itoto inda isuku igira isoko kera mu karere ka Nyanza bikitwa komine Nyabisindu bimaze kuba guhuzwa imirenge uturere nka tubiri icyari Nyabisindu n'icyari Nyamure bimaze guhuraho ukuntu witwa hari uwitwa Ruyenyange waje kuyobora Nyanza aravuga ati rero murebe iyi nda niyo nizaniye ejo mutazabona indi igenda ijya imbere ngo mugire ngo niyo mwampaye izi modoka zingahe nizanjye ntabwo arizo ninjiranye mu biro by'akarere wabyumvise nanjye rerinda hatazagira ngo nubaye sikigira isoko ko nyamara haraho nabonye ibimenyetso by'iri toto n'izi mbaraga Imana iraguha ntimugura haraho bituruka hanyuma ropasi dore ku itariki dusubiye mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2022 asubuze kuzagera itariki zingahe zine itariki twinjiye mu kwezi kwa 12 mu matariki abanza mu kwaki mu kwezi kwa 12 kwa matariki abanza 2022 yusa aracyari ahangaha aracyari mu bya byuma bya garasi uyu nguyu impamvu umuvugizi w'abantu bajya gutaburura bambara inzoka ku nyanja katika jene jewe wowe uri umuvugizi wa Nyirimeta twarabimenye ku nyanja kuko tugiye guhamagara Kampala bukanya hari abantu tugiye guhamagara bukanya Kampala twicaye Kampala ahangaha haturi za Wakiso district niho twinjiye turi hafi kwinjira za Kampala sasa rero kugira ngo ibintu bigende neza uyu mugabo ku manota ivana bakurikira babonye ubu bukwe bwa Nyirimeta n'umukobwa wamuhaye miliyoni 100 hari byo namwimitse se ni bishop wanjye none se umuntu yakumuntu icyo yamuhaye ese tarahaye umuntu ikintu wamwita ukwari utamwita ukwari nta kibazo urabizi Nyirimeta Anastase ngira ngo mu ndangamuntu handitse monda Nyirimeta Anastase mu ndangamuntu handitse muri Bobo ndayireba Nyirimeta Anastase mwakoze ubukwe n'umugore wa kabiri witwa ifura yabo Josine ifura yabo ngo amuhaye miliyoni 100 hazo ariko ntazo bazingahe miliyoni 100 ntazo arahamutse kubera ko we nana metode de santé yarafite nuko ubu bukwe Pastor Claude impamvu nkwicaje aha n'umuvugizi wa Nyirimeta nawe ukabura ahangaha wari mu basaza bari ku ruhembe baherekeje uyu mushumba ubu bukwe bivuga ko bwapfiriye hehe mu gutwikurura nubwo hani muntu yabaye isa nk'ikintu cy'igipindi ariko burya ngo yahigaga yari yarahiyijana ariko nabonye muvuga mutaruka uyu mupasiteri ni inshuti y'umuryango w'Impanuro TV rwose yaranadutumiye n'akamera zari ziro ni izacu n'ibiki byose byabaye byari ibyacu ariko njyewe marerezoma ntabwo nari impari icyo gihe nari ndi mu butumwa bw'akazi yego icyo gihe birumvikana abari bahari hari amakuru menshi batanze Pastor Claude nk'umusaza twabonye usaba ariko bikavuga ngo ntabwo ari muri gahunda ndakwitabaje kugira ngo n'umuvugizi we hano ajya kunyomoza yego twagiye kuko ibintu wabivuzeho mbona muri kugenda musa nkaho mwatamijwe nkaho numvise ngo Zerafati ngo yatamije abantu kugira ngo uriya mwana mucecekeshe n'uwaje atwaye amafaranga numvisha kuvuga ngo afite ubwoba bw'uko ashobora kubifungirwa hanyuma rero nagira ngo nkubwire pasi cyangwa se tubwire abadukurikiranye nibyo koko Bishop Nyirimeta Anastase ndamuzi ni Bishop mwihangane gato haro Pastor Daddy ntabwo ndi kumwe nawe ari mu rugo ngene nagiye mu mujyi ubu niko ndi gusa ariko muhamagara kuri MTN ubu nari ndi mu kiganiro reka muhamagare muhamagaze yingiye kuri MTN oya reka muhamagare kuri MTN iyo MTN isanzwe nyine kubera ko inimero yawe ari ukuntu nabonye atagira shyamagaza indi kubeza ukuri oya muhamagaye witwa Daddy ntabwo ari Anastase muhamagaye nangize ngo muhamagaye kuri antenne daje kubeza ukuri amakuru tuba twifite Orenforo Kampala bayitaboni ni raba mubito y'imanzi uri ingeri kanda akanyenyeri kankuremo indirimbo
yitwa Pastor Dadi, ni umunyamakuru akaba pasiteri Kampala. Natwitabira ari hehe? Uwo ni umukenyezi wari kwitabye. Uyu ni umudamu we wari witabye. Mani mamugisha. Ni umukenyezi we, ni umukenyezi we. Mani nagwa ntimugura rega. Mani nagwa ntimugura. Ntacyo tube tuvuga ntacyo. Twibwirire rero iby'isabari. Iby'ubukwe bwa Nyirimeta na mama Eric ngo yaje gukora ubukwe nta divorce afite. Nyirimeta Anastasi divorce ngira ngo yari ayifite na niko mbitekereza niko mbikeka. Ariko kandi ku bijyanye n'imitungo bari bafitanye muri za Gatsibo ahantu Kiramuruzi bari bataragabana n'umugore. Nyirimeta ariko buriya nitwari guhera kuri Bobo. Ko Bobo ni ufite amakuru. Hera kuri Bobo. Ubwo umushumba bivuze hera kuri Bobo bikabiba bityo. Hera kuri Bobo. Bene Imana atiki. Aha, nangiye kubasuhuza bari batangiye banyataka ariko oya kuba warageze mu cyuma nta kibazo. Ni ya showbiz. Nta showbiz irimo hano. Mugabo wagarasa rabonetse. 15. Okay. Bamaye umwanya wo kuvuga kuri ibi bya Bishop Anastase. Nta birenze cyangwa ibihambaye mfite. Ahubwo ndavuga bike mfite. Buri gihe bangunze byinshi. N'ubundi ntabwo kuzi Theogene yaririmbye w'ibyumbi Gicumbi yaravuze ngo uzavuga ibyo wabonye ibyo utabonye byihorere. Cyangwa ibyo wumvise ibyo utumvise bireke. Nge rero ngiye kuvuga ibyo nimvise nibwiriwe na nyiri bwite. Wabwiwe na Nyirimeta Anastase. Yego. Amen. Okay. Yego. Wasohoye ikiganiro bwa mbere. Uvuga uburyo Bishop Anastase niba bamufatiye ahantu arimo arinyesebura. Yigenza ukuntu. Urabango pasiteri bamufasha asambana. Ariko komeza. Yewe Bishop Anastase ni inshuti itarenze cyane. Kuvuga ngo ni inshuti itarenze ubwo bivuze iki? Ntago nyine nta bushuti bwibitse mufitanye burimo. Okay. Yego. Duhurira ahantu hamwe muri famiye imwe igenda ikora ibikorwa runaka. Yego. Bishop Anastase nterura cya kiganiro. Niko mbona se nawe bakuzanye kuri imihanda bimeze bite? Nibwo yavuye imuzi. Yego. Agera imuzingo. Arambwira ati Claude ubona. Ni amashyari. Yikirero. Icyambere. Ko tugezaho reka mina washatse ko ubukwe bwe bupfa. Abashyira mu by'idini. Agira gute? Abimika. Nimikwa nande? Na Bishop. Nimikwa nande? Abahereza ubuyobozi mu idini. Anastase Nyirimeta. Yego. Afite hehe? Muri Uganda. Jewe se uyu nguyu. Buretse se. Tamanya rero. Arabyanga. Avuga ko atari ufite ubushobozi bwo gutanga idini. Kabiri. Ko nta numwe Adepr se yego. Kabiri. Ambwira yuko gikomeye umudamu ufite. Ubu. Bamumpapuye. Namumpapuye. Yego. Okay. Gatatu. Ndibona tega amatwi. Ambwira ko wageze mu rugo rwo nyuma yo gushaka. Kwa Anastase. Jewe uyu nguyu. Wowe Claude. Jewe nahageze. Wowe ari we washambuye urugo rwa Anastase. Ari wowe watumye Josine afata umwanzuro wo kugenda. Muyandi magambo nashatse kubasaba. Bese kugeza uyu mwanya. Bese kugeza uyu mwanya. Kugeza uyu mwanya urugo rwa Anastase Bishop ni Pastor Claude warushenye. So ayo niyo magambo yagutumye cyangwa yakubwiye? Ntabwo yantumye ngo nza muvugire. Niyo magambo yakubwiye. Niyo twiganiririye. Nibwo nakoze ikiganiro ejo bundi tubivugaho. Kazabwa atako dukora ikiganiro. Tumenye ukuri guhari. urakoze cyane. Rero amakuru nibyo bintu bitatu. Noneho rosasa gutinda no gukoza. Baragusembuye. Basa baragusembuye. Ntubizi se n'ubundi gukoza hagati mu ntozi n'ikibazo. Ndakubwiza ukuri. Gute reka mwabwo mwibariza. Asutse sanse mu muriro. Urambaza kandi wavuze. Nyine ngiye kubaza amaho ngaho ikibazo. Gute uwifashe ugapfa ku pastor. Reka ntabwo turi kumushinja abo turi kumubaza.
ibyo ayo makuru Nyirimeta avuga wari mu basaza bamusariye. Erega ukuri buryo umuntu akubwiye ikintu ari nyiri bwite ubifata nk'ukuri kuko ntago ari izindi nkuru uvanye ku ruhande ni nyiri bwite wiyizi gute ntabifata nk'ukuri. Kera kabaye tugiye kumva ukuri. Pastor reka nkufashe. Oya ndimo ndagira urimo ashaka ibimenyetso. Ibimenyetso biba biri ngombwa buriya nta kibazo ariko tugende. Icyambere Bishop Nyirimeta Anastase muzi mu gihe cya COVID. Yego. Ubwo COVID ya mbere yazaga nibwo nahise mfata mfungura urubuga rwa WhatsApp kugira ngo mpurizeho abantu tujye tugana ku by'ijambo ry'Imana. Murabizi yari guma mu rugo umuntu atabasha kuva mu rugo tudasohoka nuba mu gipangu nk'uku nguku utasohoka hanze ngo urenge iyi porotayi. Wago ufite ubwango COVID. Kuyirenga ubwabyo byari ibibazo. COVID ufite ubwango right indange. Yaho nabaga twacungwaga na drone. Kabeza. Noneho icyo gihe Bishop Anastase Nyirimeta Anastase yabaga ariko akagahungu nako rero kihorere ubu niyoza kuba nambaye umwambaro ngasomera Anastase uwo nguwo cyane ko hariho na gahunda noneho rosasi COVID ya mbere hari yabaye ryari zikabaye 2020 mu kwa gatatu tariki 14 z'ukwa gatatu tariki 20 z'ukwa gatatu nahise nshyiraho urubuga ndabyibutse kuri iyo tariki Umusamariya mwiza shyiraho abapasiteri batandukanye ba Bishop Rugamba ba Bishop Masengo ba Poso Masasu Joshua Ndagijimana Restoration abantu batandukanye ba Poso Ntambara Saturday n'abikampara n'aba Kongo n'abahehe n'aba Zambia bakajyaho nabo mu Burayi bose bajyaho na nyirabayazana rwa Masunzu. Ndaje urumva noneho Anastase Nyirimeta nibwo yaje nawe umuntu yaje kuma nimero Anastase Nyirimeta arambwa ati nimero nayo yishyire ku rubuga ariko mbere yaho gatoya Nyirimeta Anastase twari tumaze iminsi tuvuye kumutabara namubonye nibwo bwa mbere nari mbonye Anastase Nyirimeta yari yagize ibyago yabuze mama w'umubyara ku bitari Kanombe niho twagiye gufata umurambo tujya kuwushyingura igatsibo muri Kiramuruzi ndahabona wabyumvise neza abantu bari ku rubuga ba Adepr Nyamirambo n'abandi hari n'umumama ngira uri muri Canada niba ari Canada sinibuka neza barafasha banyibutse neza hanyuma rero sasa Anastase Nyirimeta aha niho nashakaga tugeze igatsibo Kiramuruzi witegeye kiziguro neza umugore babyaranye witwa Mamerike umugore wa wisezerano mukuru aje gutabara nyirabukwe aje gushyingura nyirabukwe Anastase abwira abantu ngo bamutangire ngo ni umurozi ngo batandukanyijwe n'uburozi ku karubanda se ariko se mwebwe mugasanga ndi umusazi se ariko Bobo waretse reka yenda umusazi waretse wabyumvise neza cyangwa uri gutekereza si wawe mpamagaye se oya dusigare tutekereza urabyumva neza wabyumvise neza Anastase atangaza imbere y'abantu Kiramuruzi Kiziguro aravuga ngo uriya mugore mushakisha uburyo bwose adakandagira muri iki gipangu nakongo igipangu nta gipangu gihari ngo atagira mumubwira asubireyo agende umugore asubira Uganda Yesu w'Inazareti adashinguye atarebye n'igituro cya nyirabukwe umuzimu ntazawikira wamwumvise Anastase wamwumvise babirangiriye aho ngaho jewe urumva sinari mbizi byabo numvaga ngo umugore ngo ni umurozi ngo batandukanyijwe n'uburozi Anastase agenda asasiriza ko umugore ari umurozi batandukanyijwe n'uburozi ibintu nk'ibyo hanyuma nyuma y'iminsi Anastase yari afite n'amagrupe yashyizeho wabyumvise yo kumutabara nimba bigize neza hari n'umwe mu bapolisi hano mu karere ka Bugesera ni igitsina gore nta zina rye ndi butangaza nyenyeri ebyiri kubw'umutekano wabyumvise hanyuma Anastase nta mugore atarambagije amubwira akamukunda kuri urwo rubuga abagore bari abo mwami nyine abantu bamwe baravuze bati Bishop washyizeho pasakorde kuri rwa rubuga rwacu akajya tubwiriza ijambo ry'Imana
ngo harya burya ngo connection ngo buzni yanze se ngo niza gukunda ngo ndaza kumushyiraho wabyumvise kubera yuko yangaga komenya technique diru system kwaje kwapura cyangwa yagako nayo kuko ari singo ashobora bati nimushyira abana abagore barata bamukunda bose tukubona ushigiye ku none se bari kunkunda bose nkabashaka bose nyine ravuga ati byibuze hanyuma barata bagukunda bamwanga twagiye tugeze ro muri covid icyo gihe yanyayo indi ya danje na stazi nawe umuntu anyohereje nimero za stazi ati na stazi nawe mukire ku rubuga abitwa abapasteri ndatwa bose babaga kuri urwo rubuga wabyumvise hari na benshi bamwe muri bo urwo rubuga ruracyana harerega rurahari umusabariya mwiza naranabandikishe muri RDB hari n'umuntu yerutse kubamagara w'umunyamakuru ambye ati ko rira zira rya wari ryiza ry'umusamariya mwiza warimba ntaryikoreshereza noya ntinararyandikishije aguciye mu ijambo sabwo ko nawe duhurira mu yindi groupe nayo yitwa umusamariya mwiza inde Bishop na Star abo busy ubwo niyo baramushimuse izina ubwo n'izina yashimuse agira gukoresha ikintu cy'undi mu nyungu zawe bwite bihanwa n'izina gukoresha ikintu cy'undi mu nyungu zawe bwite bihanwa n'amategeko ntabwo ari we wayishinze hanyuma rero twagiye Bobo wirogoye kuri urwo rubuga hahuriyeho n'abantu benshi natuje wabyumvise nukuri hariho umudamu witwa Nyiranzabanterura Naomi wo muri Leta Zunze za Amerika yakundaga nari namugize admin kandi babizireza iteka ryose no mu rusengero pastor ari babandi b'amafaranga akaba ari bashyira imbere protocole nyine je ntabwo nahisha abantu ntabwo nahisha ukuri kirazira nako kurere nashyizeho Naomi nyine Nzabanterura kubera yuko yari umunyamafaranga ikindi yishyuraga inza abantu bakurubuga batishoboye ikindi yishyuraga za mituweli ku batazifite Naomi turagusuhuje icyo gihe rero mugira mushyira imbere Anastasi Nyirimeta feri ya mbere ahita aca mu gikari aramubwira ngo Imana yabumweretse ngo ubwo yari arimo arasenga ngo yagiye kubona ngo Imana yamumweretse ngo iramubwira ngo niwe mugore we ariko nabo mu cyo gihe twibukiranye yuko agatoki kari mu kandi umutima ari umwe nta kibazo kwa Pastor Claude nta kibazo nta kibazo gutya ubwo Nyirimeta atangiye kugira gute atangiye kwinjira mu rukundo rw'abandi abo babitize kandi ubwo twese nta uramubona Naomi twese twari ku rubuga tekinike ni mu kirere yari muri Amerika ndi mu Rwanda Nyirimeta ari i Buganda bari Nyirimeta rero yandikira Naomi amuhana voice aramubwira yaramuhaye voice aramubwira ngo Yesu ashimwe nawo ngo Imana yambwiye ngo yumvise gusenga kwawe ngo niwe mugore wanjye ngo kandi Imana yari yambwiye ko nzashaka umugore w'umunyamerika wabyumvise Naomi anyoherereza za audio na stazi yamuhaye ikimenyetso cy'urukundo urabyumva neza ndavuga uyu mugabo muhe nyina mbigire gutebye ndavuga nti nta kundi hanyuma hashize iminsi 3 ntari mu voice umukubita Anasta oya namwihoreye buriya iyo utunze ibisambo iyo utunze umujuru ibandi urishyiraho za maneko ibandi urishyiraho za maneko bukeye abayandikiye umudamu wa muri Canada hashatse kuvuga izina we ndamuretse urumva aramubwira ngo Imana yamweretse ari we mugore we ngo Imana yamuhishura igihugu cya Canada ko umugore wari muri Canada azashaka ariko Imana umva se umugore nawe abanyohereje voice na stazi yamuhaye wabyumvise neza yego turi kumwe aho kandi yakoreshaga za voice urumva hanyuma ikimenyetso cy'ubujiji umugore anyohereza voice ati nakarongorwa koko nagashaka umugabo koko biramukomeretsa banza wumve se ndamubaza ntese ayo magambo kucu yambwiye niko yabanje kumbwira uwo mumama wabyumvise neza arambwira tugenzure muri groupe yawe ufitemo ibyonnyi harimo abantu baza batubwira ngo Imana yabatweretse ngo bazashaka ngo abanyakanada ngo Imana yababwiye kurongora abanyakanada ngo abanyamerika ngo abanyaburayi ngo abanyaustralia ngo iki byose urabyumva neza nukuri none inyagazi ntitwa inyagazi n'ubusekuru menye n'ubusekuru ibyisekuru iyo babazi nko ntigira gasenda baboyi ni sekurume y'ihene rero ifite ibyo bayitira n'ubusekuru twe tubwizanye ukuri tujye tuva wabyumvise hanyuma rero sasa kagira inkuru pastor none oya watumye bakuntumyeho kananjye mbahuze wavuze ko Anastasia yavuze ko namutwaye umugore hanyuma ubwo buretse se turaje buretse ze nkubitira ikiyo mahakubuye hanyuma ikindi kandi Anastasia waje kuri kamera hagutuma inyamasheke hakubwira umuntu ujya kundebera inyamasheke uwo ninde se kandi Anastasia ni ko nawe mufite w'inyamasheke hanyuma rero sasa
kurikirana umwandiko mukurikiranye umwandiko ahantu tugeze ko muri Canada tuvuye kuri nawo Amerika tugeze wa Canada wibanga uyu mugore ntumuvuge ariko se amazina si menshi mu kwado oya nawo Amerika we narumva nawo yari umusocial media na n'uyu munsi uyo muri Canada reka tumureke nawe arabizi ariko nawe arabizi Canada turagusuhuje Canada turagusuhuje mushiki wanjye uburi ari baraseka uyu tuziranye kuva kera hanyuma ro sasa mbifata gutyo ati wabyumvise neza sibyo ari byo byose mbifata gutyo bukeye nanone umudamu wo mu Birigi aranyandikira ama voice ico gihe arambwira ati umugabo witwa gutya na gutya ku rubuga rw'umusamariya mwiza ni muntu kwambwira ngo Imana yamunyeretse ngo Imana yamubwiye kazarongora umugore w'i Burayi no kubera iki kuzarongora umugore akwanze Burayi w'i Burayi urumva yarebaga amanimero nyine agahita bazakumva ko ari Burayi wabyumvise noneho igihe kimwe ndyamye Anastase Nyirimeta Bishop aranyandikira ama voice arambwira ngo hari umugore w'i Dar es Salaam arimo aratereta ngo bakundana ngo nimubwirire ko ngo nimuhe voice ngo ninumve voice yamuhaye wabyumvise na Stase yanyoherezaga voice umutanzania yamuhaye mu Giswahili ko na Stase nta Giswahili azi nta n'icyongereza azi kuko yageze i Dar es Salaam hari umuntu hari abantu b'abanyarwanda bamufasha translation y'Igiswahili mu Kinyarwanda wabyumvise arambwira ngo n'imodoka agira umushoferi arambwira ngo mbwira uko bivugwa wabyumvise neza arambwira ngo nimwandikire mu Kinyarwanda ngo nimwandikire mu Giswahili ibyo asoma ngo ahita byandika uko ngo ahita ndimwandikire mu Giswahili ubimuhe ko bari burarane muri hoteli wabyumvise neza ngo nimwandikire ngo mbwire uwo mugore ko ari bwishyure hoteli bazararamo ko nta mafaranga afite yo kurara muri hoteli wabyumvise nkakora translation urumva na translation nari translation yishyiramo nk'akantu kayato namubwira ngo ndakwiyamye ntunshingeho oya urumva icyo gihe iyo umuntu agusabye service akwizereyemo kandi nawe yaramaze kuzakwinjirira kwa nome tekinike yamaze gutera y'amata yewe byo ntacyo byari birimo iki baza wabaye ikitari icyawe ntikibari icyawe icyawe ntaho kijya hanyuma nkamukora translation Igiswahili mu Kinyarwanda Igiswahili mu Kinyarwanda ibyo nanditse agahita bikopora agakopora y'amagambo nanditse akayasoma niyo za kwandika nkamubwira ngo nkashyiramo ibitutsi runaka mutuka yari kubyohereza gutyo wabyumvise yarahagaze buka ubwo arahagaze buka umukobwa rugi n'abaririmba urya tiga biragatsindwa hanyuma rero sasa ugarutse kuri yandesho se indesho yihese ngo ari gicindigiri baza wumve se baza oya nawe ari mu ruhame indese baza ikisi utukana mu ruhame ikisi wewe ko bigize icyaha umuvugizi rero bari gukotinga wowe usanzwe ujya ku nkiko baza wumve we muvugizi rero urabyumva neza muvugizi arimo arandika noneho rero sasa turakomeza urumva umugore wo muri Amerika na wo muri Canada yarambwiye ati ariko umugabo muzima uvuga ko ari yewe Imana yamuhaye ko nta wundi mugore azarongora ko yasenze Imana ikamunyereka ikamubwira ko nta wundi mugore imbere n'inyuma uretse yewe uba muri Canada ni Imana yabivuze niki arangije ngo aramusubiza ngo nawe arabizi neza nawe ubwiwe arabizi neza umudamu wa Muriyare aramwandikira wabyumvise neza yego aramubwira ngo abazimu nabo bajya bafata umuntu bakamuvugisha nk'aho ari Imana yavuze wabyumvise bona abazimu aramubwira ngo abazimu bakuvugiyemo nyabingizi wanyu zishobora kuba zakuvugiyemo ugenda uzibwire ko urwego rwanjye n'urwawe bitareshya icyo kintu nacyumvise nige muntu wagiye hagati ya Anastase n'uwo mudamu wo muri Canada ujya gutangira kubaka ibyo Anastase yari yasenye oya ahubwo nubaka Anastase waramukavarinze nk'umukozi w'Imana mwabyumvise neza urumva umugore wo muri Canada amaze kumubwira ko no munsi y'ibirenge bye ko n'ikirenge ko n'urukweto rwaho aho rwakandagira
na stazi atanarunguruka aho urukweto rwe rukandagiye. Icyo kintu cyumvise hanyuma rosasa kantera agatebe neza na stazi uyu namwe mutera agataburete watumye Bobo nine musambanyi wa mbere ubaho waraye muri hoteli ku kibayo bya Nyabagore na Anastazi ushomba ibyo bintu bifite ibimenyetso ako se bite bya sibihamya tuvuye kuri bya hoteli yenda byatanzwe wumve se akubaza Anastazi yagiye ku Gisenyi yagiye ku Kibuye umugore umukorera ku Gisenyi ufite n'akabari niba kigacuruza ntubimbaze yavugaga kazamushaka ajya kumwerekana i Masaka ku mupastor witwa Gasito ufite itorero ryitwa Bershewati Bershebase oya ni naho banasezeraniye ntacyo tubyihorera ubwo nimpibuka ndahavuga ndi buhibuke nta kibazo ni cace yerekanye y'abagore barenze batanu wabyumvise azana umugore w'Igisenyi ariwe bagiye kuryama ku Kibuye bajya mu mwazi bagira bite bambara ubukabutura bugera ahangaha wabyumvise Bishop Muzima yambara isokoreke wabyumvise Bishop Muzima mucikopo umugore yambara akantu kakamayo kameze nka nibe na mucikopo twambara zibari nini wabyumva neza amafoto ndafite amafoto urafite ikewe ese uje uravuga urumva navuga ibintu biraho gutyo gusa bidafite ibimenyetso manera akajisho oya byihoreje oya gutera akajisho ibyo tubyihorera ariko ntareba ubwambare bw'umushumba mbabari nyine byihorere kubutwikira nibyo bukeneye wabyumvise neza twikira hanyuma rosasa yego bari Imana uyu mugabo yateresa abagore benshi abashakamo amafaranga we yajyanaga imbere Imana akavuga ngo Imana yavuze nitugera kuri uyu mugore we Josine imfura yabo batandukanye nawe yamushyiriye Imana yavuze ko Imana yavuze ngo babane hari uwo mugore w'Igisenyi bagiye ku Kibuye hari undi mudamu hari n'undi mudamu ni batatu bane twaje none sasa ariko iyo umuntu none tugeze kuri wanjye iyo umuntu ari mu rukundo abagerageza amahirwe ako kan ntabwo se wenyine wabuterese bikanga akaza kugeraho buretse uyu mugore no ku munsi wa mariage niwe wakoze kuri table d'honneur wabonye umukeba ukora table wabonye umu ex ushobora gukora kuri table d'honneur y'umugore warongowe n'uwo mugabo ntabwo bishoboka pasi tekereza uracyari umusore hari umukobwa yenda mwakundanaga n'urugero nyuma yaho uri umu divorce hanyuma wabyumvise wakundanaga n'umukobwa bibaye ngombwa ko mudakomezanyije ku gihe cya mariage uramubwiye uti uzaza ari wowe ujya kuri table d'honneur umukobwa arakubwiye ati ntabwo byashoboka ko umuntu wabaye umu ex wawe yaza kuri table d'honneur atoya ati niki Imana yambwiye wabyumvise Niki Imana yamubwiye ngo niki Imana yamubwiye akomana hora beshyera hanyuma rero uyu mugabo na stazi watumye Bobo kunsanga iwanjye kuntera iwanjye kukubuza amahwemo kumbuza amahwemo umudendezo we nana kunigira hano muri kiganiro ntago nigana wacana we nariruka we reka wakomeza avuge ngo ndegeranye umwandi noneho rosasi Anastazi kuri wa mugore wo muri Amerika yamurambuga ati Claude muvi nyuma buriya sura urugero rwawe ntabwo ati jewe ndi bishop aturi ari hasi cyane nikagufi cyane imbere yanjye jewe ndi bishop wabyumvise none nawe turareshya wakoropa munsi gitambo bagosi wabyumvise urumva umunyakara dukwa yamubwiye nawe ngira ngo yari yabikuye kunuze ibyo yishyiriye umunyamerika nibyo umunyakanada nawe yamusubiriyemo twagiye hanyuma rosasi tuze bigeze jewe kwa Anastazi nakanagiye rimwe rizima muri za 2 akiva i Bugande
igihe u Rwanda n'Ubugande bitari imipaka itari imeze neza, i Bugande bari bamwirukanye bana aranakubitwa bye. Namwe yavuze ngo afunzwe amezi angahe? Aha, icyo gihe nibwo nagiye njyana n'umupasiteri witwa Jado, Pastor Jado Singirankabo Jean Lodier wo muri Adepr nawe yabaga i Bugande. Niwe wajyanye icyo gihe ndabyibuka. Icyo gihe na Anastase yari yanagize anniversaire, abana be uwo munsi bari no mu nzira bava i Bugande bazana imodoka, bazana n'utuntu bari babashije kuzana badukura i Bugande. Ni muri za 2021 za 2021 n'ibintu byari bimeze muri na 20 ibintu nk'ibyo. Ubundi byatangiye 2020 umwaka ushira 2019 n'ibintu byatangiye kuba nabi. Hanyuma rero sasa Nastazi Bobo yaravuze ngo kumpanga urusenyero ngo kumwitorero ngo nyobora i Bugande. Bobo jewe mperuka i Bugande umwaka wa 2017 nibwo mperuka mu gihugu cy'u Bugande. Icya kabiri ntabwo Nastazi ari kubitorero nyobora mu Bugande kuko je sindi umwadeperi. Icya gatatu Bishop Anastazi buriya ni umwadeperi. Ni itorero rya Adepr PCIU mu Bugande. Buriya niwe muntu bimi bajyanyeyo kuyobora Adepr, agezeyo yigira atangira kurigira ibyifundi igira ibivuzo. Adepr yemera divorce? Ntabwo yemera divorce nyine, nibyo nkubwira. Gushingira ahubwo abantu bakoze divorce. Nibyo nyine nkubwira. Noneho Anastazi ajya gusoka mu itorero rya Adepr mu Bugande nk'umuntu bari bagira icyizere bakamusengera kugira ngo ayobore iryo torero, anaryandikwaho mu cyo bita RSSB yo mu Bugande, ubwo twakita nka RGB yo mu Rwanda. Hari handitse Anastazi nka representa n'abandi Anastazi ari uza ku mwanya w'imbere. Nyuma yaho rero, nyuma yuko akoze divorce n'umudamu we Mamerike, nibwo itorero ryamutenze, ryaramutenze rimujugunya hanze. Rimujugunya hanze. Dore bimwe rero mu byo bavugaga ko ashobora kuba ibyatumye asorwa mu itorero rya Adepr igitaraganya. Bimwe mu byazaga ku isonga harimo kujya gutaburura, kubeshya abantu ngo agiye kubasengera, akagenda acagaguye amahembe y'ihene. Wabyumvise? Amahembe y'ihene akacagagura akatwara mu ikote, yagera hagiye akaba yafata nk'ihembe akarijugunya nk'inyuma y'intebe, akavuga yahabasanga ati mu mamazi, ati mutegure n'ahantu mu cyumba, muri bantu mu cyumba hari ibintu mbona babateze, nimugende murebe yo nta kibazo ndasigara. Akaba yafata nk'ihembe akarijugunya inyuma y'intebe. Wabyumvise? Agafata ihembe akarijugunya inyuma y'intebe. Twinzoka se nakubwira urabyo tekinike. Hanyuma bagaruka ati mureke dusenga Imana, ati Imana yakomeje kunyereka amahembe muri Yesu. Kubera yuko yajugunye ihembe mu ntebe batarizi. Noneho bagasenga ati Imana imwiranyereka ihembe, Imana imwiranyereka, ati nimwegeze izi ntebe, bakahita babona ihembe iri mu tuntu tw'uduhu. Mwabyumvise? Uduhu tw'imbaragasa, uduhu tw'inkwavu, uduhu tw'ibiki byose, itindi gasana ibintu byose, inyabarasanya n'ibiki byose, Anastazi yabishyizemo. Noneho ikindi gihe murabona Kampala hari ibintu bacuruza by'ibipopi bimeze nk'inyirengo nk'inzoka. Wenda hano mu Rwanda birahaba. Hari ikiganiro cyakozwe n'uwitwa Dadi i Kampala, ndamubuze ndagira ngo mubone, hanyuma nimubona Dadi Kampala, ni umunyamakuru wa Divine Family, araduha ubwino. Turamubona ra. Ubundi inkuru ya Anastazi bisaba ko tuyikora amasaha 3. Turakora part 1 na part 2. Pastor Dadi oliwa pastor oliwa. Sebo Pastor Dadi sebo. Ntacyo. Hanyuma rero sasa noneho uyu mugabo Anastazi ngo yajyaga ku nyanja kuri Lake Victoria hari Kampala. Ni Lake Victoria ukura y'imbaraga mbi z'umwijima, akazishyira mu bantu ababeshya ngo rimwe arabasengera. Ibyo rero ngo ni bimwe mu byatumye itorero Adepr PCIU y'Ubugande bamutenga, bamujugunya intebe, bamujugunya inyuma y'itorero. Twihuse kugira ngo urumuri rutaza kuducika, tuze mu Rwanda. Bobo
ibyitoro wumvise ko ntari kuba umwadeperi ntari kuba pasiteri muri adeperi kandi ntari umwadeperi icyo wacyumvise tuje mu Rwanda sasa nibwo 2022 mu kwezi nyirengo kwa kangahe nibuka neza yaje kumbwira ngo yaje gushyiraho urubuga na telefone zanjye azishyira ku rubuga bityo njya kuri urwo rubuga avuga ko afite ubukwe mwabyumvise neza avuga ko afite ubukwe ko azajya no gufa nyuma y'iminsi mike ahita dushyiriraho n'itariki yo gufata irembo kuri urwo rubuga tutumira nanjye ntumiramo mubwira ko maza kujya ikarenge kujya kureba y'inzu ya mukuru wanjye yubakishaga yo mukuru wanjye wa muri Australia ndavuga nti nimva ikarenge kare ndahitanza ngenda ikarenge imodoka nayitwariye hasi hejuru ndaza ko yavugaga ko ngo tuza kujyayo saa 8:30 saa 9 ngarutse ngeze ikabuga ndamuhamagara nti Bishop na Star muri hehe mwagiye ntimuragenda turagenda turi hehe ngeze ikabuga ngaruka ati Imana ishimwe ati turahuriye igikondo kuri station Nyenyeri kuri station Merezi ya kabiri ubwo ni ya kabiri hano hafi yo kuri etage kwa kamarade yego Merezi ya kabiri aho ngaho niho nasanze baparitse bari n'imodoka y'inganda itwawe n'umuhungu we witwa Eric nanjye nagendera parika bagira abantu bampa ndabamanukana mukobo urahazi mukobo hasi mukobo hanyuma ahubwo Imana yarahandindiye uwo munsi imodoka yari igiye guheramo tugaruka imvura yaraguye ibibazo kuhava tugezeyo tugiye yaduhaye umugabo witwa Bonaventure akaba umugore wa Bonaventure ni mubyara wa Anastase uyu Bonaventure niwe Anastase yatoranyije kamufatira irembo akaba yari yanyweye akantu yagahaze twaje mu bukwe twaje gufatira irembo muri mufatire noneho tuhageze abagabo baduca amazi baho dusanze kubera yuko uwagiye utuyoboye imbere wo kudufatira irembo ibyo bamubaza si byasubizaga yasinze mu mazina yabo yego cyane noneho abo twajyanye harimo umusaza w'Imasaka muri iyo toro ry'Imasaka aho basezeraniye aranyungura ati wadufashije konya numva abantu bakuvuga ko ushoboye ibintu by'imisango wadufashe ntabwo ugiye nahagarara hari umuntu watoranyijwe ntabwo ugiye na Stade yantoranyije kumufata irembo noneho ako kanya hita nakira message ya Bishop Anastase imbwira ngo Pastor ko wafashije ukaba ari wumfatira irembo ko mva Bonaventure byamunani message Anastase yanyandikiye kuri telefone nari nabyanze abandi babisabye nabyanze urabyumva hanyuma nibwo rero nahise mpaguruka ibintu ibyari byagiye rudubi mbisubiza ku murongo batari ku bundi ko twakubonye mwinjirana ubundi kuki atari we wafashe watangiye ibi bintu kuva kare nuko aba basinzi barabiki nuko noneho barangije bazanye fanta arababwira ati ye ntabwo nkwiyo mitobe yanyu ni mu makano n'inywere wa wundi watumwe na Bishop kandi bazi ko abapasiteri wo tugiye gusaba n'umukristo wo muri Restoration Church w'umukobwa urabyumva neza umugeni no mukristo no baze gusabira ni Bishop wo dufatira irembo ni Bishop wabyumvise noneho waje araga ati iyo mitobe yanyu y'amafantasi yinywa ni mu makano n'imwe ka mitsingi cyangwa ka skoro ni habura mitsingi icyo gihe nacyumvise mumbwire rero Bishop mumumbwire wamwumvise Bobo komeza ntiyagutumye se ntiyakuntumye hose nangireka ngo ubutumwa cyangwa nabo hanyuma rusasa irembo narifata neza abantu barishima baranezerwa umugeni muramutahana abo twajyanye baravuga bati kuva kare kose kubera iki abo twasanze bati kubera iki ndavuga ntarega buriya ni guceceka su ubucucu ntariko ntirezerive kuva kera hose zahozeho niko nababwiye hanyuma barangije barambwira bati none se iwanyu nta senda tazuhaba ni na senda tazo ati ntabwo mwigeze muturana witwa senda numva ntigeze numva hakurya iyo ngiyo habaga ngo umuntu witwa senda tazi twavumvaga mu mazina ariko twebwe iwacu umuryango kwa Bishop Anastase nta senda tazi tugira none byarangiye senda tazi tumugize senda tazi se babishatse kuvuga iki senda tazi ni wa musoro utereta akagenda agiye ntazagaruke aravanga ibintu bitoki bini ese njya numva mu bukwe nta senda tazi bya bindi bavuga ngo usaba umukobwa bakazategera kuza kumutwara baba kwanga ngo ndacyataza ibitoki n'ibirayi twagiye
noneho ronyuma urabyumva neza dusohotse tuvuye gufata irembo bamwe mubona twaye harimo na wa wundi wagiye kumufata irembo bikamunanira muhari ifuti ataha mu masizi mwizindi ataha mu masizi muri Bumbogo ndahabona mwe rya vumbi ryaho aha ndahabona bamwe mu twari turi kumwe harimo n'umusaza w'Imasaka n'abandi mama banga ati mutubwire rero ko akumira ari itushe Bishop ko tuzi ko yatubwiye ko akunda n'umuntu w'umudokiteri byagenze bite ubu ndimo ndasubiza ikibazo cyawe yego urumva tuvuye gufata irembo Bishop aha abagiye kumufata irembo bari bazi ko bagiye gufata irembo kwa dogiteri bamwe bati oya bati dogiteri katuye muri aka gace ka Kanombe se aho twagiye kaba ari mukobo ka Gikondo muri Kigarama bite noneho havamo umuntu umwe aravuga ngo Bishop yabaye umuhemu kuri dogiteri ngo dogiteri yavuze ko atabana n'umugabo nkuriya ngo icyambere nta nubwo ari revoye wabyumvise tirevo yo ndiwo nimwa ubwo n'uwundi mugore wari uzwe agiye gushaka uwo wise karuwanje namupapuye wabyumvise neza wabyumvise telefone wabyumvise neza noneho famiye ya Anastazi bati Anastazi dogiteri yamubwiye ko atari revo yiwe indi party tuzayikora ubutaha oya ntimushaka ukuri se oya Party 2 no reka tukarangiza reka tujye mu gisharagati reka tukarangiza tugere mu gisharagati hanyuma rero sasa ariko ibya dogiteri ntubizane noneho uyu mugabo agiye gufata irembo sasa batumye witwa Bonaventure none se naramoje nti none se uwo tugiye gufata tuvuye gufata irembo siwe mwari muzi nk'umuryango ati reka tutwumiwe ati uwo twari tuzi kandi twafashe irembo ni umudokiteri kazi rikagira inkuru ati kandi ikindi ni inzobe ati uwo twabonye si inzobe wabyumvise mwabyumvise famiye ya Anastazi twajyanye bagwa mu kantu barumirwa nanjye ndumiye ntari impare urumva ni mu Bugande bahamagaye wa barumirwa muri kwa kumirwa rero nata akira mwitabe iyo nimero simbizi hanyuma muri kwa kumirwa rusasa ubwo Anastazi na Josine bicaye kwa kamarade hahandi Gikondo hariya barimo baranywa icyayi bari kwinigura urumva hanyuma mu yandi magambo na Josine yahise yigendera aho kugira ngo yakira abasaza ariko batwakire neza twarariye turanywa nubwo ari bagomba kubakira ariko yagomba gusuhuza abasaza nkanjye nk'umusaza byemeye ufata irembo se Anastazi niwe utari wemeye kujyayo ariko uyu mukobwa nyuma yaho umukobwa kudusuhuza biremewe umusoje se dushoje hanyuma icyakurikiye rero nuko ati barambwira bati pastor ati wo dogiteri baza wumve siko nabo baza makuru ya dogiteri nta mugore ugira ko tugendesheje duhuye na Sendatazi ko Anastazi tuyobeye kwatubereye ikirumbo aha bakubwiye dogiteri wabyumvise neza ndabwira none se uwo muntu witwa dogiteri atura hehe abahehe abanye musore w'umunyamugi bati ni muri Kicukiro urumva aba muri Kicukiro bati noneho ubone icyakoza buriya buri kintu cyose kigira isaha yacyo n'umunsi wacyo uyu mugabo sindongera guhura nawe kubyo gihe ariko ndimo ndamushakira impano turajye Kampala ryararigwa Kampala turajya vuba cyane hanyuma rusasa nyuma yo gufata irembo mwabyumvise nyuma yo gufata irembo urabyumva neza nyuma yuko Anastazi agiye mu murenge Anastazi agiye no mu murenge wa Masaka nibwo nyuma muri iyo minsi naje gusobanukirwa dogiteri duwe wabyumvise Bobo wabyumvise neza wabyumvise neza ko Anastazi yari yaragiye kera wumvise ko Anastazi yari yaragiye kera bari baramukubise indomo wabyumvise Anastazi ndamuhamagara mu nyuma ni witwa Pasi hanyuma Anastazi urumva ko yakubeshye ngo narapapuye sinapapuye icyambere twari twaramufatiye irembo kabiri yari yaravuye mu murenge wa Masaka wabyumvise n'uyu Josine nyuma y'umurenge we wa Masaka rero nibwo nanjye nashakishije kumenya
gahunda tekiniki. none se we wamenye muganga Pastor Noza Bishop we yaravuyemo Kera cyane atakiri umufite yarabaye expired. Jewe umva Yarabaye expired. nibyo kumenya izina, kumenya muganga narimenye, twaravuye gufata irembo, narimenye Anastase tumuvire mu murenge i Masaka. Sasa rero Wabyumvise? turi gukora episode Wabyumvise neza? Icyo kintu cyumvise neza. Rero bivuze iki rero? Umuntu ashaka akantu hano. Noneho reka nakubwira amatariki uko atandukanye. twibwira amatariki. Urabyumva neza? Anastase yashatse mu kwezi nyine ngo kwa 12. Erega yazana ayo majwi turashaka mwana. Turayakoresha. Boretse. Oya shyiramo. Erega ngo ngenda byizinda wena nabyibwiye cyane habirose. Oya. Mwumva ukuntu yambwiye. Nakaye ngo nsubize inyuma gatangira. n'amashyari niyansenyeye kandi urugo Claude yinjiyemo ntabwo rwaba urugo. Oya. Urugo Claude yinjiyemo ntabwo bishoboka. N'amatoro yagiye yazambaguza yamaze iminsi bica mu itangazamakuru Claude n'uyu Dadi wa Uganda nuko bitagiye Pastor bikurikira. Dadi. Reka twumve. Baca mu Umugore baramubiranduye ngo nandikisha amatoro Uganda Adepr mu Umugore se namwandikishamo imitungo mvisha bayivuga ngo mfite imitungo yanditse ku bana itanditse ku Umugore. Ubu se koko mu by'ukuri ibiri nahanye n'abana narazana n'uyu Umugore ubaragira ngo uyu mwanya nzembe mwandikeho gute se? Naza duhahe ibyacu. Naza duhahe ibyacu nanjye mahe ibitunganye n'Umugore nashatse. Ariko nabakwiye kuzambwira ngo gurisha amasambu yasanganye ngore za business yari amasambu nkwiye kuyandikwaho. No, ntabwo ari byo. Asezeranye ivanga mutungo. Claude ntabwo ari umuntu mwiza n'uradadi n'abana babi cyane. Babi nongere mubwire ngo babi. Ibi yanditse akandika titre ngo ubusambanyi hari igihe azabibazwa buretse gato biraza kubireba. Uraza kubireba uretse gato yagira ngo hari umuntu aracecetse no kuri telefone yamamagaye nanga kumwitaba senyere gutera amagambo nawe ariko gushinza umuntu icyaha hari ahandi abantu bayibarizwa uzabureba ngo senga inzoka ngo njya ku nyanja ngo mfite abagore Tanzania ngo mfite abagore Uganda biki umuntu nk'uyu ufite ubwenge akabivuga vraiment Zanindi. Oya buretse iyo ngira hayibaye ibindi ni by'ubuzima bwanjye nawe. Oya. None reka tubizanye buretse buretse. Pastor Claude. Ibintu maje gusobanura byose n'ubundi yabimbwiye ko muhora mubimushinja. Sibyo? Nuko n'uyu Pastor Dadi. Nuwo wowe na Pastor Dadi. Dadi bakampara. Nyina mufite bimenyetso ki? Koko kiyo nzoka yigira? Mufite bimenyetso ki? Kabo bagore koko yabaterese? Tureka bisezerano. Wenda babaza kandi urugo rujya runanirana. Nanjye ntago rwananiye kuko ari nge wananiraye cyangwa nagize. Bijya byanga. Urumva? None ufite bimenyetso ki by'ibi bintu uri gushinza Bishop Anastase? Yenda nkaho yamutereteyeho icyo kimenyetso cyurumva yenda ikibazo twakumva izo nzoka zo ku kiyaga cya Victoria. Bo twagiye. Uramusembuye Pastor Claude ugiye gutuma azura neza. Akarere ka Rwamagana, umurenge wa Muyumbo, akagari Kanyarukombe. Reka nkusomere utabure gusoma bitari byo. N'amaso yanjye tagiye ku birori. Rwamagana Muyumbo hari ku itariki ya 20/8/2024 hariho kashe rwose. Wari wa mwese murayijyana ndayibaha. Njyewe umukuru w'umudugudu warubona ndemeza ko uyu imfura yabo Josine ufite ID ntuyivuga kuzavutse muri 1984 hamwe n'umugabo we Nyirimeta Anastase wavutse muri 40 kwa murusha ubwatsi bw'imyaka 14 Bobo we soma mu Rwanda nawe wa mudamu mwemerere nubwo kurusha veni wundi ambwiraga wundi wagiraga mu cyumba ntidushotorane mu Rwandiko bimukiye mu mudugudu mbereye umuyobozi
kuwa 8/8/2024 ejo bundi bari barajana mu Rwanda bavuye igahanga karembure ntibabaga mu Buganda se yababaga karembure bageze hajya Uganda umugabo niwe wagiye reka nkomeze umugore asigara n'abana baza baturutse karembure bari basanzwe babana mu makimbirane uko bimuka hashize iminsi 4 umugabo yaje gushuka umugore ko nyirinzu wabakodesheje ashaka inzu gushuka umugore kubesha umugore twagiye ko nyirinzu ashaka inzu ye ariko byari imitwe kugira ngo umugore agende bigaragara ko Nyirimeta yagambanye na nyirinzu kuko ntiyashakaga umugore yamubwiye ko adashobora gusiga umugore mu nzu n'abana be ubwo Nyirimeta yavugaga ko agiye kujyana umugore we Kiramuruzi ngo niho afite inzu kandi Nyirimeta yari yaramubwiye ko umugore ko niyanga kugenda ngo bajyane akaguma muri iyo nzu atazongera kumuhahira ubwo umugore yanditse ko atwaye imyenda ye gusa none umugabo ntiyimutse aracyaba mu mudugudu ibikoresho mu mugabo ibikoresho byose n'umugabo jya kurekura ibikoresho byose n'umugabo wabisizemo uyu muyobozi ko nayandika urupapuro yarurondereza urwego rubishinzwe rukaba rwabafashe mushingiye ku mategeko icyo ateganya ku basezeranye byemewe n'amategeko murakoze mukuru w'umudugudu nuriya Jean Dodi na nimero zo ziriho ushaka uzifate wamuhamagara yabikubwira none se by'uru rwandiko rwo ruhisha iki yego urwo rwandiko bimutse bava igahanga Anastase yari yarataye umugore yego mwabyumvise neza Anastase ahavuga ngo nige wamusenye arambeshyera impamvu se wabo wa Anastase utuye Ikibungo mu kare ka Ngoma niba ari Kazo niba ari Hezi nibuka neza yaje gutumira Anastase yego Anastase amubwira yuko ngo atazaboneka azaba adahari noneho se wabo ahamagara umugore wa Anastase yego amubwira ko bafite ubukwe ko niba Anastase adahari we nk'umukazana agomba kujya muri ubwo bukwe wa wundi se wabo atumira na madamu wabyumvise neza yego yewe sinagiyeyo urumva madamu ajyana na madamu wa Anastase mu modoka Anastase rari fuhe yagize ni ibigambo bipfuye yabeshaga umugore we wabyumvise neza ibigambo bipfuye yabeshaga umugore we kuri madamu noneho yagize ipfunwe ko madamu yakubitanye n'umugore wa Anastase aha twibaza ko Anastase yari afite imodoka wawe ari na ex wa Bishop Anastase ahura n'ubundi na mukeba ntawe egisi bw'intuze bw'Imana none se atarubwa ntabwo baza wumvese baza Anastase yasabye miliyoni 5 baza wumve madamu yajyanye Anastase muri yibu noneho giye mubwire nige muntu wahagaze ubwo madamu ari nyine wa mugabo wa mudocteur ngine batse byumve nyine yabisobanure babyumve tubyakire dutyo Anastase yasabye amafaranga madamu amwandikira message amubwira ko ngo afite umudamu mu Birigi umufasha bateganya kuzabana ngo namugurize miliyoni 5 wabyumvise neza madamu kuko yamubwiraga ko yuko afite ikibazo cyo kwishyura inzu amuha amafaranga yo kwishyura inzu bishyurwa 100 muri za 400 na ibintu harimo nayo yahaye umwana yagiye kujya ku ishuri ari muri za 650 hafi 800 ibintu nk'ibyo wabyumvise noneho madamu ajya kurega Anastase yanze kumwishyura abapasiteri barigiye hagati urabyumva neza umupasiteri w'Iberisheba niba ari Berisheba rwa rusengero nyango niko rwitwa ibintu nk'ibyo niba ari Berisheba imasaka arijyamo n'undi mupasiteri wo ku Muyumbo babagiye hagati baravuga bati azayagwa natayagwa twe tuzayagwa ariko ntayi bamuhaye bose baravuze bati natwe yaratunaniye Anastase yatubereye ikirumbo byaratunaniye n'umwambuzi n'umurigaya n'umwesiko n'umusikama n'umutekamutwe
wabyumvise neza hanyuma agiye buretse banza ariko njye kari ubizi ko bagutumye waretse nkagusubiza buretse ibyo bintu byose uri kuvuga uri gushinza umuntu kandi muhamagare mu kiganiro hamagara nasazi mu kiganiro tureka kubeshya no gusebanya muhamagare mu kiganiro ibimenyetso n'ibihamya by'ibyo bintu byose uri gushinza Bishop Anastase urumva by'amafaranga byo byarabifite birahari by'amafaranga byo birahari noneho muhamagare tureke iby'amafaranga oya muhamagare wirengagize maze uti waba warigeze ujya kuregwa muri RIB aritabaza kutakwitaba nabyo urumva yaba yaraguteye yakwikoreje abatwaye indege none bacumugari mu Kinyarwanda ngo sukwanga kuwaga ibyamuna none se atitaba katazi gutwara imodoka ko nta adatwara imodoka nta atazi imodoka atazi naho bashyira kontake ntazi naho binjiza kontake atitaba araba ari he numvise odivuga ngo ndatwaye atwara atazi naho bayinjiza kontake mu modoka na moto nazi ko bayisunika atwaye ibiki iki yankojeje isoni nk'umubyeyi niyo mpamvu nanjye gahinda kandi ahubwo nareba nabi nanjye zamukubita umuvumo nk'uwa Rugagina Scovi ni umubyeyi anatitaba telefone z'i Kigali basigaye bazitinya abantu urumva uko niko wenda igihe azito ko iki kiganiro Koko reka pastor ntabwo turagera uburyo azaze baza umve Bobo azaze Nyirimeta nabona kino kiganiro nibazi neza azaze ibyo yakoreye umukobwa we agiye kujya gushaka urabyibuka na star urabyibuka ako mufite ibimenyetso yamukoreye iki pastor reka ngenda shaka yamukoreye ese wowe uri muri hohora kugira ngaze kubona ko wamuvuganiye yamukoreye ntabwo wavuga ngo ndushura imihano muri ntabwo byashoboka nyine rega nyine banza wumve banza wumve na Stars yari yafashe umugore banza wumve yafashe umugore we amugira umucakara amubuza kujya kwishakira akazi umugore na Stars yaburana kamuvije ukomeza ndashaka wumva gatuma buwa ariko kana ni gutuma burana cyane kagakiza urumva ariko nyine afite uruvugiro n'iburaniro kubera ko nyine hari icyo arimo aratwikira Bishop Anastase nawe agahinda afite urumva ariyongeye ugabumbisha kazakuri nicyo kiganiro cya kabiri kizabaho bisobanuro kubera agahinda bafite kubw'amasaha nta kibazo ndakubwiza ukuri nk'umukristo niwe nashaka kurongora uyu komeza ariko se Bobo mwana wa mama ko tuzuranye muri iyi groupe igihe unzemo ko ntati kugira nta nambara waragira nkora kuri muri ko ntati kugira nta nambara Claude ase telefone na Claude uyu nguyu umugore atunze witwa Imakire ndakubwiza ukuri nk'umukristo niwe nashaka kurongora meza phone sawa none murumva Pastor Claude witwa oya aha niho Pastor Claude ashingira burana cyane kuko na Anastase nawe afite agahinda kagira gateza kino ryojwe kino rirangiye nyine oya kubera iki ndashyiramo iki kugira ngo wumve agahinda ke tuzabisobanura ubutaha hese ariko se Bobo mwana arakoze kuvuga izina ry'umugore wanjye ubwabyo byo yikozeho kuko umugore wanjye ntaba muri social media agenzi bamwe uyu nguyu umugore atunze witwa Imakire ndakubwiza ukuri nk'umukristo niwe nashaka kurongora uyu mugore ashaka no kumpa inzu n'ibindi bitandukanye ngende ndavuga ibintu mu bwije kirara nk'iki se bitari kubikora arankunda rwose ndabizi arankunda zimuzamurongora cyakora ibyabayeho akora nk'ibyabayeho Claude tujyana gusaba uyu mugore wamaze gufunga ibyo wagiye arangije Claude amenyewe Makire ko yashanga nzamurongore Claude akundana nawe kubera ubukire bw'uwo mugore akurikira ibintu amodoka n'ibindi aramurongora urumva ko nta ntubyumvise pasi twagiye gusaba ndavuga ariko si byiza nta cyiza uzabona kuri Claude ndamuzi nta cyiza uzabona ku mugore we yari yashatse ko nzamugira umugore
urumva neza amatwi Claude amujyanira kubera ibintu ntiyari azimakira umugore we afite ubu yamumenye nyuma yaho nzaniye uwanjye madamu ndamwiyamaranyanga akajya yirirwa atemberana nawe mu mamodoka uwo mugore ari nawe umutwara n'ubu mu minsi yashize ajya gusenya biriramwe za Kibungo ntabizi banagiye gutabara na staze adahari gutabara iwabo madamu baraguma baramucurika n'amahane n'ibindi no kutumvira imiryango n'ibindi yanga kumva. Sawa Bobo ntizukopiye kararangiye yego Pasta kugira ngo bigene neza Anastaze afite agahinda ariko afite uruba karimo ibinyoma oya ibinyoma bihe kandi uyu n'umuyagise barifatanyije kumusenyera n'urugo yagiye kumusaba kuko amakuru ahari impamvu ari ibinyoma ngo biranwe Kibungo bari bagiye muri gahunda z'umuryango wo kwa Anastaze kandi Anastaze yananze ibaza umugore wasenye yagiye gutabara kwa sebukwe bivugwa ko uyu Pastor Claude yaba yarashyizemo amagambo amusebya kuri bishop ibyo ngo inzoka ngibyo ngasenga iki byose nimwe byose ariko baza umve je nije bavuze ibyo by'inzoka by'uduhu ikampara baza umve se ikampara ndabwira bishop Anastaze ibi bintu Pastor Claude abifitiye ibimenyetso arabifite ndabifite byuko akora afite iyo nzoka ajya no kuri Tanganyika nani kuri Kivu kuri nani kwivu kuri Victoria ikurikira bwije bye Pastor reka dusoreza aha ini session none zakurikira kwera yuko baragushotoye kwera yuko na ugiye utanyuzwa banza umve Anastaze asenyewe n'umugore w'igisenyi bajyanye ku mazi igisenyi babayo akabeshya umugore we Josine amubeshya ngo ari Bugande kandi yiryamiye mu mazi yiryamiye muri rogi ku kimwe nyuma yuko ashatse se ariko bitebya ariko sufitiye oya tiye tubwizanye ukuri ariko Bobo baza umvese ariko we ntabwo nzemera ko polisi twirwanye na Bobo burya nuko byamugiye ntabwo ubuhamya bwa Bobo ntabwo nzima amatoto niyo mpamvu njye nakunda umuntu urenganwa Bishop Anastaze ashaka ari kurenganwa arenganwa iki yabarataye umugore akajya mu mahabara polisi harya Pastor reka nkubwire ikizi naje nkubwirane baza umve none se baza umve ko yabwiye umunyamerika ko Imana yamubwiye ngo azarungura umunyamerika ntiyamurongora abwira umunyakanada ngo Imana yamubwiye ngo amurongore abwira w'igisenyi ngo Imana yavuze abwira uwa Kicukiro ngo Imana yavuze abwira uyu Josine ngo Imana yavuze abwira n'uwo muri Tanzania ngo Imana yavuze muri abo bose n'uwo muri Kongo n'uwo muri na hehe n'abari tutazi hanyuma wemera ko buretse Anastaze ni umuhanuzi ntabwo mbiko naramanurira none se n'ibyo ubuhanuzi nyine buretse Anastaze ni bishop n'umuhanuzi okay ni nakari bishop ko naga njye bimuhaye yego hanyuma ibyo avuga ibyo akubwira urabyemera ibyo ambwira ndabyemera video warayibonye video ariko amagambo yabwiye uriya mugore Josine warayabonye amagambo yamubwiye ngo yazengurutse isi yose narayibonye ngo Imana imubwiye ngo nibwagize umunezero muri we hanyuma avuga ko ngo Imana yabwiye ko azasezeranwa n'abanyamerika siko yavuze muri ntuze siko yavuze ngo Imana yaramubwiye ngo azasezeranwa n'abanyamerika ngo ariko ngo ni masaka ari muri Amerika mu izina rya Yesu wabyumvise neza none si yo Mana ya Anastaze pasi buretse iyo Mana ya Bishop Anastaze irambagiza umugore ku kibuye ikarambagiza umugore nzakurongora Imana yavuze nkurongore Imana yavuze ngo ndongore umunyagisenyi Imana yavuze ndongore umunyakicukiro Imana yavuze ndongore w'igikondo Imana yavuze ndongore muri Amerika Imana yavuze ngo ndongore muri Canada Imana yavuze ngo arongore muri Tanzania Imana yavuze ngo arongora abagore b'Uganda batagira umubare urusenyo rwose ageze mu Bugande aratereta akaranda mu marogi nabo ntabwo Anastaze kuba hano mu Rwanda
umva kuba hano mu Rwanda ibyo bibwirwa n'iki ariko se dusoza ariko reka maze gute ibi bintu bizanye ari uko kuki atabivuze mbere akabivuga ari uko na sitazi ashenye ahubwo kukimwikeka ko hari ibindi bintu agiye kuzana wowe ubwawe waba uzi mukitangwa no kugira ngo umusabye nyuma y'uko asenye reka mbashimire cyane hari umurongo witwa rengarenga nkumenye maze reka mbashimire ko na sitazi ibyo afite azabizane aze kuri kamera kandi wongere nkubwire stop ibimenyetso ufite we nibi banza wumve reka baze nkubwire Bobo ejo utazagwa mu mutego utawuzi neza ugatangaza ibihuha utazi uzamubwire ngo ngwino ngushyire kuri kamera ya Mugisha muzare kuri Mugisha live ntaze kwikaze ntaze kumanura naze kuri Mugisha live atangaza musanga Kampala sari kure musange ibihumbi 20 kugenda 20 kugaruka none se nawe se inyungu zanjye nerega bishop simuvuga isinja kumuvugizi we ngewe nje nk'umuntu wanga akarengane nyabakise akarengane kubusambanya akarengane reka bene Imana umva wabonye ko mudugudu yanditse ngo yabeshye umugore kwagiye wabonye ko mudugudu yanditse ngo yabeshye umugore wabonye raporo iriho na kashe y'igihugu wabonye raporo ya leta by'akagari kandi byose ari we bituruka hari Izina Claude wabonye hari Izina Claude wabonye none se Claude hari umugore wanjye wabonye ibikise Pastor Claude uretse gatondo Pastor Claude niwe wabwiye ajya kubeshya umugore we cyangwa na sitazi ajya kubibugane amezi 8 ataba mu rugo muri raporo yano ku mudugudu wayibonye ndayibonye reka rero dutagereza ibindi bizakurikiraho Imana ibarinde turabakunda cyane ibiganiro byacu byo bihoraho isaha n'isaha Imana ibamugisha isaha twahanye irenze iminota 5 turabakunda Imana ibarinde bye